twongeye kubasuhuza bakundwa bacu tuguma dushimira urukundo mukomeje kutwereka. Duherukana mu gice cya 4 Sylvie arimo araganira na wa muhungu wari warasaze. Uyu munsi rero bazaniye igice cya 5 kiryoshye cyane, ubundi mumenye uko byarangiye. Reka rero tujye mu gice cy'uyu munsi cy'inkuru ndende y'urukundo. Sylvie akimara kumva ayo magambo yakijijwe n'amaguru agana aho bagenzi be bari. Nuko uwo muhungu amwirukaho. Uko biruka ni nako Sylvie yavugaga ati ni mu ntabare. Parufe, Alexis ndetse na Eddie babyumvishe vuba, baza biruka. Bakimugeraho Eddie ahita afata Sylvie aramukomeza. Parufe nawe abarahagaze ndetse na Alexis ntiyasigaye, maze n'uwo musore w'umusazi ntiyatinda. Ahageze ahita yambika Sylvie igikomo ku kaboko ati urabeho kandi uzahirwe mu rukundo. Sylvie yaragitabaza. Abari aho bose bari baje kumutabara, bari bamaze kugota uwo muhungu ngo bamufate bamukosore ndetse banamukubite ngo hato atazigera yongera kugira undi muntu abangamira. Parufe arabyanga ati mubonye icyaha yakoze ari ikihe, cyangwa se aho mwahereye muza hano ninde mwabonye abangamira? Imyiteguro y'igitaramo yakomeje kujya mbere, ari nako bagabana imirimo. Eddie ategura indirimbo, Alex acuranga ndetse yita ku bijyanye n'ubuhanga bw'ibyuma. Parufe ku muvugo yafashe hasi hejuru. Sylvie niko yitegura kuba umushyushya rugamba. Umunsi umwe Sylvie yagiye kwitegura igitaramo, Jessica asigara wenyine kuri papetori ariko akomeza kwakira abamugana. Ntabwo yakiraga abakora ibikorwa bijyanye na papetori gusa, kuko yanakiraga abamusobanuza ibijyanye n'uburyo yavumbuye inzira yo kubona amafaranga. Maze Jessica akababwira byose ntacyo aciye ku ruhande, maze bakajya kureba Eddie. Ibyo bigatuma Eddie akomeza kwiteza imbere bitanyuze gusa mu buhanzi, ahubwo binyuze no mu kugira abantu inama zo kwigobotora ingoyi z'ubukene. Imyiteguro ibura umunsi umwe ngo irangire igitaramo kibe, nibwo abahanzi bose Eddie, Parufe na Alexis batumiwe mu bukwe bw'umwana w'umucuruzi bwari kuzabera kuri hoteli bari baturanye. Kandi uwo mukire arababwira ati ndabinginze mwese ntihazagire ubura, kuko icyo muzansaba cyose nzakibaha, ariko muze mutaramira abatumirwa banjye kandi nababonyemo ubuhanga buhambaye. Abo bahanzi ntibabyanze, ahubwo byarabashimishije kuko bari bamaze iminsi mu myiteguro, ntibyari kuzabagora. Kandi ubwo bukwe bwari kuzaba nyuma y'umunsi umwe igitaramo cyabo kibaye. Ariko Sylvie agakomeza kwibaza mu mutima we ati ariko wasanga wa musore ibintu yavugaga ari ukuri. Niba hari ubukwe bugiye kuba kandi nawe yahoze abivuga, buriya ntaho bihuriye. Ariko agaterwa urujijo nuko yafashe telefone yakoresheje akayinaga mu mazi ngo ayoherereze nyina. Umugoroba umwe Sylvie yari ari kumwe n'umukunzi we Parufe baganira, nuko abwira Sylvie sha nzagukunda nako ndagukunda, uzi uko nsigaye nandika imivugo myinshi ivuga ku rukundo, burya mbere naruvugaga naruzi. Naho Sylvie ati wowe ntabyo uzi, kuko nanjye vuba hanjye kuba umuhanzi maze mpange iby'umukoroni wamfashe akangira umucakara w'urukundo. Jessica we akazi kuri papetori kari kamumereye nabi, gusa ntiyaterwaga ikibazo nuko ari gukora wenyine kandi inyungu azisangira na Sylvie. Rimwe ubwo yari ari mu kazi yagiye kubona haje umusore umwe yambaye umupira w'ingofero ndetse avuga make. Abwira Jessica mu cyongereza ati print this poem, ariko wo wari wanditse mu kinyarwanda ufite umutwe uvuga ngo umuringa wabuze. Ubwo Jessica yaprintingaga uwo muvugo, uwo mungu yikojeje hanze yitegereza icyapa cy'iyo papeteri cyanditseho ngo dore nuko. Akiri hanze yakuyemo ingofero, abantu bamubonye bahita binjira byihuse. Babwira Jessica ko uwo muhungu ari umusazi kandi bamubwira ko amaze kumanura icyapa cya papeteri yabo. Nuko Jessica asohotse ngo arebe ibyabaye, asanga uwo bita umusazi yamaze kwigendera kandi icyapa yamaze gucisha akarongo ari handitse dore nuko yabisimbuje urukundo. Bakomeza kwitegereza ayo magambo yanditse, bamwe bati ese burya ni ijambo urukundo mwari mwaravanze imigemo irigize, none arabivanguye, ahubwo nimurekeraho iki ni nacyo cyiza. Ariko Jessica akomeza abahakanya ati uyu si umusazi, kuko twebwe ibi twabikoreye ubushake kandi twari twenyine. Ariko umwe muri abo bantu ati uyu musore ndamuzi si ubwa mbere akoze aka kantu k'ubwenge, kuko ajya agira abantu inama ku bijyanye n'urukundo.
nuko abantu bakomeza kujya impaka, bamwe bavuga ko uwo musore ari umusazi bamwiyiziye, kandi nabo bati nta musazi wabasha gutahura ikintu nka kiriya. Twari twarayobewe ndetse twibaza ari uruhe rurimi babyanditsemo, none urumva wamwita umusazi. Ntibyatinze Silver arataha, ariko atashye yibuka ko Jessica yasigaye ku kazi wenyine, nuko yigira inama yo kuhanyura kugira ngo arebe uko ku kazi bimeze, anabonereho umwanya wo kubwira Jessica inkuru ishimishije y'uko gurupe yabo yabonye akandi kazi nyuma y'umunsi umwe bashoje igitaramo bateguraga. Nuko Silver agenda yihuta, akimara kugera kuri papetori atungurwa no kubona icyapa cyahinduwe, ndetse ahabona abantu benshi. Atangira kwibaza mu mutima ati ese abatugurije ibintu baba baje kwiyishyuza aka kanya? Ariko ibyo ntiyabyitaho, arakomeza yegera imbere, abona Jessica yicayemo imbere ari kwisomera agapapuro. Nuko Jessica aragenda amuhagarara inyuma kugira ngo arebe ibyo Jessica ari gusoma, ariko Jessica ntiyanahindukira kuko yari yatwawe n'ibyanditse kuri ako gapapuro. Nuko Sylvie ahita amukubita agashyi mu bitugu, maze Jessica ashigukira hejuru. Ariko Sylvie ahita amubwira ati mbega wowe, ese ni iki cyanditse kuri ako gapapuro cyatumye utwarwa bigezaho? Jessica aramusubiza ati genda sha, uzi ukuri icyana kibi, kubera iki se winjiye ntumbwire ko winjiye? Sylvie ati nagira ngo ndebe ko nta gihungu mwihereranye. Maze Jessica aramubaza ati hanyuma ugakora iki? Sylvie ati nk'abafotora, hanyuma ifoto nkayibika kugeza igihe nyikoresheje kuri invitation zanyu. Maze Jessica aramubwira ati igihungu rero cyanyihereranye nta kundi. Sylvie ati ngaho zime neza rero, dore ntitwari duherukanye, wasanga hari byinshi wabagamo, naho nge naraheze mu isezerano rya kera. Jessica ati aha, rubanda mukunda inkuru, ngaho sohoka urebe ku cyapa kiranga papetori yacu, nurangiza umbwira icyo ubonye mbone kukubwira iby'icyo cyanasha. Nuko Silver arasohoka, arareba agaruka yiruka, ahita abwira Silver ati apo, nta byawe buryo, ubwo se kuba hari umuntu mwatangiye gupanga bisobanuye ngo uhita ubishyira ku cyapa cyamamaza? Yego n'ubundi ririya jambo nicyo ryavugaga, ariko igihe cyo kubivuga cyari kitaragera. Maze Jessica aramuseka ati oya sha, wanditse kiriya cyapa ni nawe wamaye aka gapapuro ndi gusoma, kandi ni nawe nakubwiraga wantwaye wese.